twihuta cyane tuje makuru yihuta tugezeho kano kanya rwose hari imaze kuva mu biri kubera i Geneve mu Busuwisi mu biganiro biguhuza AFCM 23 n'ubutegetsi bw'Kinshasa hagenda hazamo ibintu bitandukanye ariko kandi ubu ngubu tayari bamaze gusinyana amasezerano Kinshasa na AFCM 23 biteye bite ese General Makenga yabagiye gukorana na Kisekedi cyangwa se Colonel Nanga biteye bite iby'aya masezerano yasinywe hagati ya AFCM 23 n'iki leta ya Kongo yemeye n'iki AFCM 23 yemereye muri ibi biganiro byose turabigarukaho ariko kandi nubwo bimeze bityo hari itangazo tugiye kugarukaho rya AFCM 23 yahise ishyira hanze nyuma y'ayo masezerano basinyanye na leta ya Kinshasa ubona ko ibintu bitaza kuba byoroha byose turabigarukaho muri aya makuru muri rusange ikindi tuza kurebera hamwe rero ni ibigendanye n'amagambo yatangajwe n'uwitwa Yakutumba uyu Yakutumba akaba afite umutwe witwa Mayimayi Yakutumba mwitiriwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo rwose aha rero rwose uyu mutwe wamwitiriwe Yakutumba ukaba ukomeje kugenda uvugwaho ibikorwa bibi cyane ku baturage b'abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo uyu rero amagambo ye yateye impungenge cyane abatuye mu bice by'umurenge ndetse kugeza ubu ngubu rwose akaba atariho kuvugwaho rumwe ayo magambo nayahe yatangaje uyu nguyu ngo ni Yakutumba hanyuma ikindi tuza kurebera hamwe ni birebana na raporo nshya ya Human Rights Watch yashyizwe ahagaragara kurebana n'ibikorwa byose bibi byose ko byakabaye bibera mu gice cy'iminembwe byibasira abaturage b'abanyamurenge raporo ikubiyemo iki hari andi makuru agaragaza ibihombo byakusanyijwe byose ko byakabaye ku byabereye mu Ibujumbura muri bya bindi byiswe ngo ni inkongi y'umuriro ariko kandi rwose bikaza kugenda bivuga ko byaba ari ibitero byangije ububiko bw'intwaro bugashya bugakongoka hariya Ibujumbura rero hari hakusanyijwe ibihombo byose birarenga miliyari zigera muri 2 izo miliyari ziri mu yahe mafaranga turaje turere hamwe uko ibintu byifashe reka twinjira muri aya makuru tayari nitwa Isaac neza hari amakuru agaragaza ibyavuye mu biganiro by'i Geneve mu Busuwisi bigaragaza ko rwose bamaze gusinyana amasezerano hagati ya AFCM 23 ese ni biki basinyanyemo amasezerano na Kinshasa ahangaha nukuvuga ngo bamaze kwemeranya gushyiraho itsinda ubwo no kuvuga ngo iryo tsinda rigomba kuba ririmo abasirikare bakuru muri AFCM 23 n'abanyapolitike barimo n'abaturuka muri leta ya Kinshasa iryo tsinda rikagenzura agahenge cyangwa se ceasefire cyangwa se cessez-le-feu bagafatanya n'inama y'ibiyaga bigari izwi nka ICGR abo rero bose bagomba kuba bari hamwe mu kugenzura agahenge kagomba kubahirizwa kagizwemo uruhare na leta ya Kinshasa ndetse na AFCM 23 nukuvuga ko M23 igomba guhagarika ibitero cyangwa se imirwano ndetse na leta ya Kinshasa ikaba yahagarika ibitero igaba ku bice bigenzurwa na M23 ibyo rero bikagenzurwa bikagenzurwa n'abasirikare bakuru muri M23 ndetse n'abasirikare bakuru muri leta ya Kinshasa ndetse nabo muri MONUSCO ndetse nanone kongeraho abo muri ICGR cyangwa se nyine mu karere k'ibiyaga bigari ibicero M23 igenzura ngo bakemerera MONUSCO kubigeramo ikagenzura uko ako gahenge kubahirizwa nanone kandi ibijyanye n'ikibuga cy'indege cyagoma cyo ntacyo babitangajeho abenshi baratangiye kuvuga bati se M23 ko bari kuyisaba kuba yarekura ikibuga cy'indege cyagoma ikibuga cy'indege cyagoma twibutse ko ari ikibuga cy'indege mpuzamahanga buriya ni ikibuga cy'indege kiri mpuzamahanga kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bibe byahabwa umwanya cyangwa se byabona inzira no kuvuga nyine bivuze ibikorwa by'ubutabazi ni bya bindi bigendanye nuko hari abaturage bagirwaho ingaruka n'intambara cyangwa se imirwano ihanganisha M23 n'igisirikare cya leta na coalition yacyo birumvikana ingirimo Wazalendo FDLR abasirikare b'Abarundi n'abandi bafatanya ikorwa bagiye batandukanye aha rero abagirwaho ingaruka n'iyo mirwano cyangwa se n'iyo ntambara bagomba kubona ubutabazi mu buryo bwose bushoboka aha rero abarimo Amerika abarimo Qatar n'abandi batandukanye bari muri iki kibazo bari basabye yuko M23 yarekura ikibuga cy'indege cyagoma kugira ngo ubwo butabazi bwe bwabona umwanya ariko muri aya masezerano basinye ntago byo birimo impamvu ni iyihe nuko itsinda rishinzwe kugenzura iby'ubutabazi ngo rikiri kugira ibyo rigenzura byo bikaba bitaragira icyo biganirwa cyangwa se bitarafatirwamo imyanzuro aha rero kugeza ubu rwose M23 ibyo basinyanye na leta ya Kinshasa byo bikaba ari ibyitwa ngo EGVM no kuvuga ngo nyine no kwemerera itsinda rituruka muri leta ya Kinshasa rikaba ryagenzura ibikorwa by'agahenge ndetse na M23 ikemera itsinda rituruka mu butegetsi bwa Kinshasa
ndetse na leta ya Kinshasa ikemera itsinda rituruka muri M23 kuba bakemera kugenzura ibigendanye n'agahenge. Aha rero nibyo basinyanyemo amasezerano, bakazatoranya rero abasirikare bakuru muri M23. Ntabwo turamenya ngo ni bande bagomba gutoranywa, hakazanatoranywa abasirikare bakuru n'abanyapolitike muri leta ya Kinshasa, hakazatoranywa itsinda rituruka muri MONUSCO ndetse rwose n'abandi baturuka muri ICGR cyangwa se nyine mu nama nkuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Aha rero aka gahenge kakazagenzurwa mu gihe batatangaje ngo ni mu gihe kingana iki, niba ari icyumweru, niba ari ibyumweru bibiri cyangwa se ukwezi, ntabwo tuzi uko ibintu byifashe kugeza ubu. Rero ntabwo turamenya niba rwose ibi ngibi bizabasha kugerwaho. Hagati aho ngaho rero twihuta cyane, reka nkubwire ko nubwo bimeze bityo, mu kanya gato gashize cyane, mu minota rwose itarambiranye, AFC M23 imaze gushyira hanze itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka, ni umuvugizi wa M23 mu bya politike. Yashyize hanze itangazo rirerire cyane ririmo amagambo menshi cyane rwose, aho bari kuvuga ko nubwo bari i Geneve mu Busuwisi mu biganiro birimbanyije, bakaba no gusinyana amasezerano na leta ya Kinshasa, ariko ko leta ya Kongo ifite uburyarya bwinshi muri ibi biganiro. Bavuze bati rwose leta ya Kongo turabona ko ifite uburyarya bwa politike bwinshi, kuko ibyo iri gutangaza i Geneve mu biganiro biri kugenda biba ntaho bitaniye n'ibyagiye itangaza mu biganiro byagiye byabanje, yaba ibya Doha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko ivuga ko igomba kubahiriza agahenge, guhagarika imirwano, guhagarika ibitero ndetse no gutanga umutekano n'ituze Burasirazuba bwa Kongo, ariko kandi ntabwo ariko bimeze ku kibuga cy'imirwano. Ayo ni amagambo arikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23. Bakavuga ko rero ibi ngibi bidatanga icyizere cy'uko haboneka amahoro n'umutekano binyuze muri biganiro bikubera i Geneve mu Busuwisi. Baravuga ko rero igikenewe cyane ari uko hakorerwa ubugenzuzi buhagije cyangwa se bwimbitse hariya ku kibuga cy'imirwano, kugira ngo barebe ko ibiri gutangazwa na leta ya Kinshasa ari byo biri gukorwa ku birebana n'imirwano cyangwa se ku birebana n'ibiri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC M23 yatangaje iti dore nk'ubu ngubu ati abaturage b'iminembwe b'imurenge bakomeje kugarizwa n'ibitero bagabwaho n'ingabo za leta ya Kongo n'abandi bafatanyabikorwa basanzwe bafatanya mu kuturwanya. Bavuga nyine ari bo bavuga gutyo, uwo ngo ni Lawrence Kanyuka, kuko niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Bati rero ibi ngibi nta cyizere bitanga cy'umuti urambye waboneka binyuze muri ibi biganiro ndetse n'aya masezerano turi gusinyana, ndetse n'aka gahenge turi kuvuga ntabwo gashobora kuba kagerwaho. Aha rero bakavuga ko ibi ngibi byose bigaragaza ko nta musaruro witezwe mu byo bari gusinyana na leta ya Kongo. Aha rero benshi rwose mu babonye iri tangazo batangiye gutanga ibitekerezo cyangwa se comment cyangwa se commentaire, bavuga bati se ibitangajwe na Lawrence Kanyuka biraza guhurira he n'ibyo basinye amasezerano na leta ya Kinshasa, cyangwa se biraza gusubira irudubi tubona imirwano ahubwo yabaye imirwano? Kuko banasinyanye aya masezerano mu gihe twabonaga ko, ngira ngo mwanabonye inkuru rwose iri gushishikana mu bitangazamakuru bitandukanye byinshi cyane, yaba ibyo muri aka karere, yaba itangazamakuru mpuzamahanga, yaba ibyo muri Kongo ubwabyo. Biravuga ko hagaragaye ingabo nyinshi cyane, ndetse bamwe baravuga ngo ni ingabo zigera mu bihumbi 20, abandi ibihumbi 10, abandi ibihumbi 4, ariko kandi rwose ibitangazamakuru byinshi bigahuriza ku kuba izi ngabo zirenga ibihumbi 10 zaturutse i Bujumbura zerekeza mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufasha igisirikare cya leta FARDC kurwanya M23. Bagaragaye bambuka hitwa Rumonge bari mu bwato bw'intambara berekeza mu Burasirazuba bwa Kongo. Aha rwose kubona ko bambariye urugamba, bagendaga bafite intwaro nyinshi cyane, ubona ko rwose imirwano yabigiye kuba imirwano. Baje kandi mu gihe M23 nayo imaze iminsi ifata ibice byinshi cyane muri teritwari ya Karehe, mu bice birimo ibya Bijombo, aha Minembwe ikaba ikomeje kugenda imerera nabi cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibi rero abenshi mu basesengura ibya politike yo muri aka karere baravuga ko ibiri kubera i Geneve mu Busuwisi ntaho biza gutandukana n'ibyabereye i Doha muri Qatar mu minsi yashize, bavuga ko bagiye guhagarika imirwano. Icyo gihe nabwo batangaza agahenge, ndetse M23 yo rwose itangira kugenda irekura ibice birimo nka Warikare yari yahafashe, ndetse ni nabwo nyuma yaho yaje kurekura mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo irekura umujyi wa Uvira. Baravuga bati noneho wenda turabona ko imirwano yabigiye kuba yahagarara, ariko leta ya Kongo ikomeza kugenda igaba ibitero umusubirizo, ndetse ni nabwo yatangiye kugenda yiga uburyo bwo gukoresha amadrone hano Iminembwe. Ari nabwo M23 nayo yatangiye kugenda yiga uburyo yakoresha
izi drone ndetse zimwe na zimwe itangira kugenda izihanura ikoresheje ikoranabuhanga ryayo ry'ikirere. Aha rero ukabona ko rwose ibiri kubera i Geneve mu Busuwisi byaba bidatanga icyizere. Hagati ariko rero icyo nababwira cyo nuko kugeza ubu ibiganiro bikomeje ndetse rwose amasezerano yandi agomba kuba yasinywa mu gihe cya vuba. M23 rero yasinye aya masezerano ya IJVM cyangwa se kuba shyiraho itsinda rigamije kugenzura agahenge nyuma y'uko yari yasinye andi masezerano na Croix Rouge kugira ngo M23 ibe yakohereza imfungwa z'intambara hariya i Kinshasa ndetse na leta ya Kongo nayo ibe yabigenza bityo rero kugira ngo bakomeze kugenda bashakira hamwe umuti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, imirwano cyangwa se intambara zikomeje z'urudaca. Kugeza ubu rero ni byinshi bikomeje kuvugwa muri ibi biganiro kubera ko bamwe baravuga bati se M23 n'ubundi byisaba ko bikiri agatonyanga mu nyanja, kuko M23 mu byo isaba harimo kuba yasaba ikintu cy'uko yashyirirwaho uburenganzira, yahabwa uburenganzira kugira ngo ibe yahabwa ububasha, bityo abasirikare bayo aribo bagenzura igice cy'uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo yizere neza ko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bacungiye umutekano, kuko yamaze itangaza ko yabonye ko ingabo za leta FARDC arizo ahubwo zihungabanya umutekano w'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Aha rero M23 ikavuga iti rwose byaba byiza duhawe umwanya tukaba ari twebwe tugenzura igice cyo mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ngibi se leta ya Kongo yabyemera? Byagenda bite? Urumva ko rero byose bikomeje kugenda biba urusobe. Hanyuma twihuta cyane, hari amagambo yatangajwe na General Amuri Yakutumba. Uyu mugabo afite umutwe witwa Mayimayi Yakutumba ukorera muri Kivu y'Amajyepfo rwose mu misozi miremire y'Umurenge. Rero amagambo yatangaje akomeje guteza impungenge ku baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kugenda uzamba. Uyu Amuri Yakutumba aherutse gutangaza uyu wiyise generali mu mutwe nyine wa Mayimayi Yakutumba, ariko akaba akorera nawe muri Wazalendo, nkuko muri iyi minsi bishyize muri Wazalendo bose cyangwa se Kisekedi yabakusanyirije muri Wazalendo, yongeye gukaza umwuka w'impungenge ku baturage cyane cyane abo mu bice byo muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Tariki 12 z'ukwa kane 2026 mu gikorwa cy'isengesho cyabereye Munene mu majyaruguru ya teritwari ya Fizi, Yakutumba yatangaje amagambo akakaye akomeye cyane agaragaza igitutu ku baturage n'abarwanyi batamushyigikiye. Yagize ati tugomba twese gushyigikira umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, uzabyanga wese azahura n'ingaruka zikomeye cyane, azahura n'akaga atazigera yibagirwa, tuzamwica. Ayo ni amagambo ya Generali Amuri Yakutumba, ariko nyine ni Generali autoproclamé cyangwa se babandi baba barabyiyise, kuko muri Wazalendo ibyo ngibyo birasanzwe. Aya magambo rero yasobanuwe n'abasesenguzi benshi nk'uburyo bwo gutera ubwoba no guhatira abantu kwiyunga ku ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS mu gihe hategerejwe amatora mu bihe biri imbere. Ibintu bishobora kurushaho guhungabanya ubwisanzure bwa politiki n'umutekano w'abaturage bo muri aka gace ko muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugarizwa n'ibitero bya Wazalendo, bya FDLR, bya FDNB ndetse n'ibya FARDC ryahuriro rya Kisekedi. Buriya Yakutumba rero n'umwe mu bayobozi bakomeye b'imitwe yitwaje intwaro ya Mayimayi ihuriye mu kiswe Wazalendo ikorera mu cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ubundi Yakutumba muri Kivu y'Amajyepfo ari mu bavuga rikijyana muri Wazalendo. No kuvuga ngo iyo bageze muri Kivu y'Amajyaruguru hari abavuga rikijyana. Abo ngabo ngo ni ba Generali Gidoshi Murayi, hakaba bitwa ngo ni ba Generali Jean Marie, ba Generali rwose harimo benshi cyane hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma wagera muri Kivu y'Amajyepfo uyu nguyu Yakutumba nawe akavuga rikijyana, n'abandi batandukanye ngo ni ba Haduyi ni benshi cyane. Uyu rero umutwe umaze igihe ushinjwa ibikorwa by'urugomo birimo kwica abaturage, gusahura no kunyaga inka z'abanyamurenge mu misozi miremire y'Umurenge. Nubwo rero Wazalendo bakorana bya hafi na FARDC, ingabo z'u Burundi na FDLR, hari n'igihe bagirana amakimbirane na FARDC ubwabo nabo bagasubiranamo bikabaviramo imirwano ikomeye cyane. Aha rero rwose urabona ko ibikomeje gutangazwa n'uyu mugabo ngo ni Yakutumba bikomeje gutera ubwoba cyane abaturage bo mu gice cy'Umurenge. Kugeza ubu rero nanone andi makuru nakubwira nuko kugeza ubu rwose nubwo umutekano ukomeje kugenda uzamba mu burasirazuba bwa Kongo,
uyu mugabo akaba akomeje kugenda atavugwaho rumwe mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma andi makuru aragaragaza ko raporo nshya ya Human Rights Watch iragaragaza ko Minembwe ikomeje kuba mu bihe bikomeye by'ubukene n'umutekano muke bitewe n'ibikorwa by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse nabo bari gufatanya barimo ingabo z'u Burundi FDLR na Wazalendo, ko byatumye amasoko n'inzira z'ubufasha bw'ubutabazi bifungwa, bigatuma imfashanyo igera ku baturage iba ingume cyangwa se iba agatereranzamba kubera ibibazo by'umutekano muke biterwa n'iri huriro. Mu cyegeranyo rero cyayo cyangwa se iyi raporo yashyizwe ahagaragara kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 2026, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wavuze ko mu gace ka Minembwe kari mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo hakomeje kubaho inzitizi zikomeye ku bikorwa by'ubutabazi, bigatuma imfashanyo n'ibicuruzwa bitagera ku baturage uko bikwiye. Nk'uko iyo raporo ibigaragaza, Minembwe ngo yagiye mu maboko ya MRDP twirwaneho nyuma y'imirwano yahuje uyu mutwe n'ingabo za leta ya Kongo bafatanyije n'abandi batandukanye nyine barimo FDLR, abarundi ndetse n'abandi, hamwe n'imitwe ya Wazalendo ngo zashinjwaga n'abaturage kubangamira umutekano w'abaturage. Ivuga ko iri huriro ry'ingabo za leta ibikorwa byazo bibangamira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ku rwego rukomeye, aho FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bashinjwa n'ihohoterwa ryibasira abaturage barimo n'abagore. Human Rights Watch rero ikavuga ko kuva ako gace kava mu maboko ya FARDC kahise kagotwa ku buryo hashize igihe kirenga umwaka ibikorwa by'ubutabazi n'ubucuruzi byarahagaze cyangwa se bikabangamirwa bikomeye n'iri huriro. Iyi raporo igaragaza ko ibigo nderabuzima bikorera mu biri Minembwe no mu nkengero zaho biri mu bibazo bikomeye byo kubura imiti n'ibikoresho by'ibanze byafasha abaturage. Ni raporo ndende cyane rwose ku buryo ubona ko bavuga ko igikenewe cyane ari uko hagira igikorwa n'imiryango mpuzamahanga kubera ko abaturage bo muri Minembwe bakomeje kugarizwa cyane. Ahangaha barakubwira ko ibicuruzwa byatumbagiye cyane ibiciro byabyo bitewe n'uburyo inzira zagiye zifungwa bigizwemo uruhare n'iri huriro ry'igisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza ubwo ngubu rwose umuturage waho kugira ngo yigondere ikintu runaka kukigurira ari ingorabahizi. Kugeza ubu Minembwe ikomeje kuba rwose agace karimo umutekano muke, aho inzitizi ku butabazi n'imirwano bikomeje gutuma ubuzima bw'abaturage burushaho kugenda bubakomerera cyane. Hanyuma ikindi nakubwiraga nuko i Bujumbura ibiturika biheruka kubera mu kigo cya gisirikare cyangwa se mu bubiko bw'intwaro bwa gisirikare bwitwa Kabaze byateje igihombo burya cyarenga miliyari 200. Miliyari 200. Urumva icyo kintu ntabwo byoroshye na gatoya. Hari mu ijoro ryo ku itariki 31 z'ukwezi kwa Werurwe 2026, aho rwose bavuze ko ari inkongi yibasiye Kabaze, ariko kandi abandi bakavuga ko ari ibitero bya drone. Na Kabaze riherereye mu ahitwa muri zone Musaga i Bujumbura. Mu ahangaha rero byabereye aho byateje igihombo gikomeye cyane, aho amakuru agaragaza ko gishobora kuba kirenga miliyari 200 z'amafaranga y'amarundi, ndetse bitera impungenge zikomeye ku micungire y'umutekano n'ibikoresho bya gisirikare. Aya makuru rero yagarutsweho mu kiganiro cyateguwe n'umuryango Focode, aho wagaragaje ko ubwinshi bw'ibyangiritse n'uburyo ibikoresho bya gisirikare byari bibitswe mu buryo bushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga byateje ibihombo bikomeye cyane. Ububiko rero bw'intwaro n'amasasu bwarangiritse cyane. Haravugwa ko ububiko bw'intwaro bwarimo ibikoresho bifite agaciro karenga miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika, asaga miliyari 200 z'amarundi. Aya masasu n'intwaro bivuga ko byari byarenze ubushobozi bw'ububiko, aho bimwe byari bibitse mu buryo butanoze mu mahangari, muri kontineri no mu bindi bice bitabugenewe, ku buryo hari ibyago ko n'ubundi haramutse hagize icyakorerwa byaba ari gukoma imbarutso ubundi bikangirika. Urumva ko rero hariya rwose ibintu bikomeje kugenda bizamba cyane. Ubundi hano iki cyabaye cyangwa se iriturika ry'ibisasu cyangwa se ry'ububiko bw'intwaro i Bujumbura riri kugenda rizaho amakuru mashya uko bwije nuko bukeye. Haragenda havugwa amakuru rwose ya hato na hato, ku buryo ubona ko rwose ahangaha ikintu cyahabaye cyaciye igikuba hano mu mujyi wa Bujumbura muri Kabaze. Muri make rero uko ibintu byifashe hano muri i Bujumbura. Reka aya makuru tunasoreza ahangaha.